ibimenyetso by'ibihe nk'uko byagiye bihanurwa mu bihe bitandukanye bigaragaza yuko bidasubirwaho turi mu minsi y'imperuka. Mu bintu bizabaho muri iyi minsi y'imperuka ni ukwiyongera kw'abahanuzi b'ibinyoma. Aha mu Rwanda wahabasanga mu bihugu duturanye, mu isi yose muri rusange, bayobya imbaga nyamwinshi uko bakoresha amayeri atandukanye. Muri Matayo 22:24 hagira hati, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ibyanditswe byera bigaragaza yuko abantu bazabamenyera ku mbuto zabo. Izi mbuto mu yandi magambo ni imirimo yabo. Ufite umwuka w'ubushishozi wabasha gutahura niba umwigisha cyangwa umuhanuzi cyangwa pasiteri cyangwa intumwa ari y'ukuri cyangwa atari y'ukuri. Muri iyi nkuru nkaba ngiye kugaruka mu byanditswe byera wakwibandaho ukabasha gutahura wiyita umukozi w'Imana ariko mu by'ukuri ari umukozi wa Satani. Reka ntangire mbasobanurira ubundi umuhanuzi w'ibinyoma icyo ari cyo. Umuhanuzi w'ibinyoma ni umuntu wigaragaza nk'aho ari kuvuga amagambo aturutse ku Mana, mbese atanga ubutumwa mu mwanya wayo, ariko aho kugira ngo avuge ukuri akavuga ibinyoma. Muri Yeremiya 29:8 kugeza ku 9 hagira hati, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Abahanuzi b'ibinyoma rero ni abantu biyoberanye cyane, kandi ni abantu usanga bakora ibikorwa bimwe na bimwe byiza bikurura abantu ku buryo batabasha kuba bahita batahura niba ari abahanuzi b'ibinyoma. Muri make bashakisha ibintu bashukisha abantu kugira ngo babacucure, ariko kugira ngo babikururireho bakunde, ariko hanyuma bakabarya nk'uko ibirura bibigenza. Ushobora kugira ngo umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo yatinyuka kwatura izina ry'umucunguzi Yeshuwa, ariko ikintu na kimwe batinya, kubera yuko baba bashaka yuko abantu banabizera. Bakoresha mu magambo yo mu butumwa bwiza, ariko bagakora ibihabanye n'uko ubutumwa bwiza buvuga. Bene abangaba Yeshuwa yababuriye agira ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ubu ni ubutumwa bwiza dusanga muri Matayo 7:21 kugeza ku 23. Ikindi kintu uzabamenyeraho ni abantu bazi kuvuga amagambo abantu bakeneye, bakaba ariyo bibandaho, bakarimika ryoshye, kandi bazi kuvuga bakemeza imbaga y'ababakurikiye. Kuvuga ngo ni umuntu udashobora gutinya kwihimbira ibintu bivuye mu mutwe we akabyitirira Imana, kandi igihe abamuteze amatwi batari maso bahinduka ngo mu mutego we. Abafite umwuka wo kurondora imyuka bonyine nibo babasha guhita bamutahura rugikubita. Ikindi kintu uzabamenyeraho aba bantu, ibintu bavuga kenshi ni ibintu bitaba ukuri. Ikintu gikomeye ushobora gutegera ku muhanuzi ukamenya niba ibyo avuga bivuye ku Mana cyangwa atari byo, ukureba niba ibyo yavuze bisohora. Niko byagendaga mu gihe cya kera, ndetse n'ubu ngubu niko bikwiye kuba bigenda. Bibiliya mu Isezerano rya kera igaragaza yuko abahanuraga ibinyoma banahanishwaga igihano cyo kwicwa. Mu Gutegeka kwa 2:18 hagira hati, ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa, wazicwe. Kuko ibi byanditswe byera bibigaragaza, guhanura ibinyoma ntabwo ari ikintu Imana ifata mu buryo bworoheje, cyane kubera imbaraga cyangwa ubutware kigira ku bantu, mu mbaga y'abantu iba yabwumvise.
cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Ikindi uzabamenyeraho, uzasanga inyigisho zabo zikura abantu kuri Kristo. Aho uzasanga ari abantu bigisha inyigisho cyane zibanda kubona ibitangaza mu bijyanye n'ubukungu ndetse no kwerekana yuko bafite imbaraga zo gukiza indwara. Aha rwose ntibatinya gukora ibitangaza by'ibihimbano kugira ngo bereke abantu yuko bafite imbaraga zidasanzwe kugira ngo babigarurire nibarangiza babagenge. Ibi bitangaza cyane cyane nibyo bibareherezaho abantu benshi bakabegera, kumva batanabava iruhande, bakagumya kugaburirwa ibinyoma. Kuko kugaburirwa ibinyoma ntago babwirwa iby'ibyaha, ahubwo babwirwa ibijyanye n'irari ryabo, kumva baguwe neza rwose, wifuze kuba bava iruhande rw'umuhanuzi w'ibinyoma. Kuri Petero wa 2 ibice 2 umurongo wa 1 kuwa 3 hagira hati, ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abayisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirimo ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke kenshi bazazikurikiza batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Ikindi kintu uzabamenyeraho ni abantu bakunda ibibanezeza. Umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo atana guhaza irari ry'umubiri. Intumwa Petero itwibutsa yuko abantu benshi bazabakurikira, bagakurikira inzira yabo mbi, ibikorwa by'isoni nke. Noneho tugana ku musozo, niba watahuye yuko umuntu ari false prophet, ari umuhanuzi w'ibinyoma, wabigenza gute? Niba rwose umuntu agutekeye imitwe akaguhanurira ibintu ugasanga ntabwo bisohoye uwo muntu, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukumugendera kure, kuko byanze bikunze nabikora rimwe n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu ashobora kongera gutekera imitwe. Rero umugendere kure. Ikindi kintu cya kabiri ukwiriye gukora ni ukumwexposa, ni ukuvuga ibyakubayeho, ugatanga ubuhamya n'abandi bose bakamenya yuko uwo muntu ari umutekamitwe, ari umuhanuzi w'ibinyoma. Usibye gutanga ubuhamya bw'ubuhanuzi bw'ibinyoma yaba yarabikubwiye, ukwiye kubashyira ku karubanda ugaragaza ibyanditswe byera binyuranya n'amagambo ye yaba yarigeze akoresha. Ahangaha rwose ntabwo azabura gukorwa n'isoni. Ikindi kintu ukwiriye gukora nkawe ni uguhora usoma ijambo ry'Imana kugira ngo wuzure amagambo y'ukuri, wuzure umwuka wera, ugire guhishurirwa utandukanye ikibi n'icyiza, ukomeze kuba umwana mu gakiza uramizwa amata. Mu Befeso ibice 4 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15 hagira hati, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, uwo ni we mutwe, ari wo Kristo.